reka mpere cyane kucyo buke yaravuze ngo baravuga ngo dukora imishyikirano rwihereranwa na Kagame. Twiriya mpyisi twarayihetse ntabwo dushobora twarayirekuye uzayitoragurira akayiheka azayiheke. Ni nyuma byambaye gusa nta mishyikirano dushobora kugirana na Kagame. Ubu ngubu naramuka yishaka azabwira amahanga nk'uko arusha yabayeho, tuganire nk'uko arusha yabayeho. Icyo tuzi cyo nuko Kagame kugira ngo yemere imishyikirano ni ibintu bitoroshye. Niyo yabaye ya mbere yarayiviyoye, ibyayikurikiye murabizi. Ibyo rero ntimukicare ngo abantu bajye birirwa bababeshya. Nta mishyikirano dufitanye nawe rwose, ko ni ukuri kuzima. Ikindi ubufatanye bwacu na FDU inkingi ntabwo ari byo tugomba kuvuga, kuko ibyinshi murabyibonera. Ibyo dukora ni ibikorwa bigaragara kandi biri ngombwa. Reka ngaruke kuri Madame Victoire. Amagambo ye nkunda kuyagarukaho, je kandi nkunda kubivuga kugira ngo bibe clear. Ibintu by'amoko iwacu niyo yamunze igihugu, kugezaho ukuri kutagihabwa agaciro, ahubwo mbere y'ugiye kuvuga anavuga ukuri babanza kureba amazuru. Uretse ko ahanini baba banabeshya ko izuru rinini rigufi n'rinini cyangwa n'irirerire ntabwo ari ryo rihura n'imico cyangwa n'ukuri. Ibyo ni ibinyoma. Victoire rero ibyo yavuze ntabwo yigeze arengera, kandi ndashaka kugira ngo ngaruke ku kintu gito ubuke yavuzeho ngo hari jenoside yakorewe Abatutsi, ngo hari n'abandi bantu bapfuye. Ngiye mvugo sinyemera. Impamvu ni iyi: abandi bantu ni bande? Ni abazungu, ni abagande, ni abanyarwanda. Hari abahutu bapfuye bazira uko Imana yabari. Two kujya icyo kintu abantu benshi bakunze gutinya kukivuga. Kubera iki? Kubera iriya leta. Abo bapfuye ni bande? Ni abahutu bazize uko barimo, nk'uko Abatutsi bazize uko barimo. Rero ndabinginze, ntabwo ubwiyunge, ubufatanye kugira ngo umunyarwanda azumve ko afite amahoro atamenya ukuri, cyangwa se ngo umuntu ahabwe agaciro ke nk'umuntu. Amagambo Victoire yavuze ntabwo yigeze avuga amagambo y'amacakubiri. Yababwiye ko ari umukobwa utashye iwabo uje gufatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. Ajya ku rwibutso aravuga ati mbonye urwibutso rw'Abatutsi bazize jenoside, ariko hari abahutu bapfuye nta rwibutso rwabo ruhari. Uretse ko ntabwo bari kubaho kuko leta yabishe niyo n'ubu ikiriho. None se baruhabwa nande? Abatutsi se bazize iyo jenoside bo yabahaye agaciro ko amagufa yawe yayamanitse mu kabati hariya? Nta nubwo wasobanura ese amagufa y'Abatutsi n'Abahutu bayatandukanye utari amagufa. Wenda ko amazuru utari buyabone mu magufa. Gukwiye kujya habona, kuko niba dushaka kubaka urukundo mu banyarwanda, igihugu dushaka kiri imbere hari ni igihugu kirimo ukuri. Ndagira ngo mbahe message. Igihe kirageze kugira ngo duhaguruke. Ejo bundi tugiye gutaha. Abiba ni mwibe vuba, abica ni mwice vuba, abarwanira amazuru ni muyarwanire vuba. Igihugu tugiyemo ntikigira amazuru, ntikigira ubwicanyi, ntikigira akaga nk'ako twabayemo. Ni igihugu kizaba gitarangiye y'abanyarwanda. Muhaguruke mushyire amaboko hamwe nk'abanyarwanda, dufatane mu mugongo, turwanire igihugu cyacu mu burenganzira bwacu, budashyize imbere amazuru, budashyize imbere rukigana ntuga, budashyize imbere ikintu icyo ari cyo cyose. Umuntu n'umuntu agomba guhabwa agaciro nk'umuntu.
nyuma yo kuba umuntu haza igihugu ni ikihe? n'u Rwanda. nta Rwanda rw'umuhutu, nta Rwanda rw'umututsi, nta rw'umutwa, n'u Rwanda rw'abanyarwanda. nyuma y'u Rwanda n'ubumuntu, ushaka uziyumvemo ubuhutu cyangwa ubututsi mu nzi wawe, uretse ko n'umugore n'abana batazabigukundira. nitumara kwiyumvamo icyo kintu, ntabwo tuzamara iminsi 2 Kagame tutamukuyeho. n'ubu turabibuzwa n'iki? nuko ntabwo twari twamenya agaciro kacu n'icyo dukwiye kurwanira n'uburenganzira bwacu. nimuhaguruke rero, abakiyumvamo ibyo bintu nimugire vuba vuba, kuko igihe kirabasize. igihugu tugiye kujyamo ntabwo kizabamwo ibyo byose. ni igihugu kizabamwo amahoro, umunyarwanda hatazongera guhunga, aho atazongera kwicara ngo arire ngo banyiciye umwana, aho atazongera kuvuga ngo nabujijwe uburenganzira bwanjye bwo kubaho. murakoze.